Yes, ngewe yago wumve ko nkuri inyuma ikintu udagomba gukora ntugomba gusubira inyuma ntugomba no gucika intege ugomba kumva ko natwe duhari tugushyigikiye kandi tubikuye ku mutima nta n'urwikekwe. Wowe icyo ugomba gukora yago ugomba gukora ugashimanga wumve ko uri mukuri ibyo kuvuga ari ukuri kandi yewe ikintu nagusabye kuva kare natangiranye wowe ukomeza kuri disipurine yawe nk'umwana wanyweye amata. Bakunze Impamvu TV nk'uko bisanzwe ngenza mbazaniye impamvu. Njye ntago naza nta mpamvu mbafitiye. Reka ibyo ntibibaho. Njye mbazaniye impamvu noneho kuri uyu munsi wa none murabona imbere yanyu umugabo umeze neza nta kibazo afite rwose. Umurebye ubona yuko nta ribi kabisa. Uyu mugabo rero ni umugabo wafashijwe na Yago. Yago Pundati. Nk'uko yagiye afasha abantu benshi, uyu mugabo ndamubazaniye yavuye kure uko mubona gutya yavuye kure kubera ko yumvishije ibiri kuvugwa kuri Yago n'ibyamubayeho abura uburyo yamugeraho. Ngiye yampamagaye kuri telefone mu gitondo ambwira ati umuhungu wanjye ndabona bamumereye nabi, reka banza twibwire hanyuma tugire ibyo tumubaza bike. Banyita Manirakiza Placide. Manirakiza Placide waturutse Naturutse i Burera. Urumva umuntu waturutse i Burera, urumva urukundo rw'umuntu. Reka ze aduhe ubwino ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo Yago yaramufashije ibishoboka byose. Reka kwibwirire dere ari imbere yacu, reka ndeke kumuvugira, reka kwibwirire. Uwo mugabo bita Yago ni umugabo mwiza cyane. Ahubwo ukuntu abantu bamufata ngewe ubu ngubu n'abantu barimo kumurwanya sinzi aho birimo guturuka, sinzi n'impamvu yabyo. Waba wamenye abo bagabo bari kumurwanya? Oya, byatangiriye kuri Skype niwe natangiye numva ngo niba ari bana ba Godfather. Ubundi situation ihagaze gutya. Mu rugamba rwo kurwanya uyu mugabo ngo ni Yago harimo uwo bita DJ Brian, harimo Jihad, harimo Godfather nyine ni nawe watangije ibyo ngibyo byose, harimo n'abandi benshi. Urumva rero mu rwego rwo kugira ngo ibintu ubashe kuba wagira icyo wumvamo, reka basi duhere kuri abo ngabo kuko nyine ni urugamba rukaze. Reka duhere kuri abo ngabo hanyuma ibindi turaza kugenda tubisobanukirwa nyuma. No kuvuga ngo niba harimo abo ngabo ba DJ Brian ngo na ba Jihad, ni ukuvuga ngo ugomba kureba aho umuntu yaturutse. Urebye aho Brian yaturutse naho Jihad yaturutse naho uramwana yaturutse Tabago yaturutse, baratandukanye no kuri discipline n'imirerere n'imyumvire. Uwo ninde ufite discipline? Yagabarusha discipline bose kuko Yago n'umwana warizwe. Ushatse kuvuga ko batarezweho? Bo byagorana ntiyumva Brian avuga ngo yabaga mu muhanda ngo niwe muntu wivanye mu muhanda ngo akaba yigejeje ahantu hakomeye. Ariko no kuvuga ngo uriya mwana we Yago, no kuvuga ngo Yago yavuye iwabo, Yago yize neza, Yago yagize gute, urabyumva neza. Yago no kuvuga ngo Yago afite discipline yahawe n'ababyeyi, bitandukanye n'umuntu wavuye mu muhanda nta nubwo banahora. None impamvu Yago banamubwira ukabona mu maso arenda kurira kubera ko Yago ntago iyi station yarayimenyereye. Ubwo no kuvuga ngo aracyafitemo discipline n'ubwana. Yaracyafite discipline n'ubwana, ariko bari barakawuje bari abanyweye kore banyweye urumogi banyweye iki, ubwo se urumva yaza babwira iki? None we ashaka kubinjiramo bamubwira agashaka kurakara. No kuvuga ngo nagome kuri discipline yo ya mbere. Uwo no kuvuga ngo ubundi dere hari ibindi bintu, hari akanuza icyo bita bari abatinganye ujye ubumva, urabazi? Njya mbumva. Nese ba Brian ntujya wumva bavuga ko ari abatinganye harya buriya? Oya, ibyo byo ngiye ntago njya mbyemera kuko umuntu wese wanga undi nicyo kintu kivugitse nabi, nicyo bamuvugaho ko ari umutinganye. Ubwo no kuvuga ngo kare agakipe k'abatinganye kari kumurwanya bari kuvuga ntagahari. We no kuvuga ibyo ntago njya mbyemera n'igihe kaba katanahari cyangwa kaba kanahari. Kuvuga ngo nibira n'ibintu bibera mu bwihisho, ariko bitewe nuko kira bintu bivugitse nabi muri ushaza gusebya umuntu avuga ko ari umutinganye kugira ngo bya bintu byumvikane. Ariko no kuvuga ngo abatinganye barahari banabigaragaza ku maso. None reka ubundi banza ugira akantu ubwira Yago nk'umuntu mwahuye akagufasha, mbega
ubundi Yago yagufashije iki? ni ukuvuga ngo si ngombwa ko nabivuga aha ngaha kuri YouTube cyangwa kuri televiziyo yanyu. Aha. ni ukuvuga ngo Yago njyewe yaramfashije ibintu binakomeye cyane, ibintu birebire, nibiba ngombwa uzantumira nze mbivuge mu gihe gikwiye. ariko ni ukuvuga ngo ubwo tuzakora part 2. nta kibazo rwose ndabikwemereye, nzemera ngaruke. ariko ni ukuvuga ngo Yago uko umubona inyuma ntabwo ari kari imbere, ntabwo ari kateye imbere mu mutima we. Aha. kuko nuvuga ngo buriya Yago agira umutima mwiza, yagafasha umuntu adakurikije akarere, adakurikije iki. urumva n'uwatabagwe ndi w'iburera, Aha. ariko nuvuga ngo yaramfashije atananze. ni ukuvuga ngo rero nanjye nk'umuntu yafashije, nk'umuntu wagize gute, nanjye ngomba kumurwanirira. ariko Yago nk'umuntu nemera w'inkotanyi, nawe bari abantu agomba guhangana nabo nk'inkotanyi, kandi abizi azabatsinda Ubwo n'uvanga ahagarare bwuma ahangane. cyane, ahagarare nk'inkotanyi nyine ahangane nabo. ariko mu guhangana kwe ibyo akora byose agomeje ashyiremo disipurine, ntahubuke ngo apfe kuvuga ibyo abonye, kuko abana nibo bemerewe kuvuga ibyo babonye kuko batarizwe. Ntabwo byoroshye. Ubwo ni ukuvuga ngo Godfather ne ako byo wamugane ntabwo byoroshye. Wamugane usanga burya aho umuntu avukira n'uburere burya nabyo birakonta ku muntu, kuko ibintu bavuga n'ibintu yagavuga iyo bishyize mu kayunguruzo wumva wamugani birakemangwa. ubu se noneho gira akantu ubwira Yago ko kumukomeza kugira ngo ahangane na situwasiyo, yumva nta kibazo afite, azi ko abantu bamuri inyuma. Yes, njye Yago wumve ko nkuri inyuma. ikintu udagomba gukora, ntugomba gusubira inyuma, ntugomba no gucika intege. ugomba kumva ko natwe duhari tugushyigikiye kandi tubikuye ku mutima, nta n'urwikekwe. wowe icyo ugomba gukora Yago, ugomba gukora ugashimanga, wumve ko uri mukuri, ibyo kuvuga ari ukuri. kandi yewe icyo nagusabye kuva kare natangiranye, wowe ukomeza kuri disipurine yawe nk'umwana wanyweye amata. iyo umuntu yanyweye amata bigenda gute? ni ukuvuga ngo aba ari ku murongo, Yavanse ajya imbere. komeza wavanse ujya imbere, ibindi ubwo ngubwo wowe tuzaza tubikurikirana uko bizaba bigenda. murakoze kuba mwari mudukurikije kuri televiziyo yitwa Impamvu TV. Murabizi ntago njya mbagezaho ibintu bijenjetse, njye naho kugira ngo nemere ndondogore inkuru yanjye nahangaho igarukiye. niba ngombwa yuko ngaruka nzabaha part 2. So wakoze kuza. namwe murakoze kuntumira. Asante sana.